ndabasubije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Nitwa Uwizeyimana Claudine, ndi umudamu mfite umutware n'abana. Ndi umukristo, ndi umugenzi ujya mu ijuru. Itorero ryanjye ni ADPR. Imana itugirire neza. Nahawe ubutumwa bw'ijambo ry'Imana tugiye gusoma muri Daniyeli ibice 3. Turahera ku murongo wa 16. Umutwe w'ijambo nawise guhamya Imana mu gihe cyiza no mu gihe kikugoye. Imana ihabwa icyubahiro. Dusome mu izina rya Yesu ku murongo wa 16. Aravuze ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari nta mpamvu yatuma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo, Imana yacu ibasha kudukiza. Amena. Imana dukorera ibasha kudukiza mu itanura, ikadukiza amaboko yawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza, Mana ishimwe, ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Amen, amen, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Dusomye ijambo ryiza, ariko nahaye umutwe w'ijambo uvuga ngo guhamya Imana mu gihe cy'umunezero, mu gihe cyiza cyangwa se mu gihe kigoye. Dusomye ijambo rivuga ku bagabo batatu, Saduraka na Meshaki na Abedenego, bamaze kugera mu gihugu cy'i Babuloni. Imana ihimbazwe. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu, arangije ategeka ko abantu bose bakiramya. Ariko hari abagabo bari baramenye Imana ishobora byose. Hari abagabo bari barabonye Imana ibakura mu rupfu. Hari abagabo bari barabonye Imana ibambutse inyanja y'ibigeragezo. Hari abagabo bari barabonye Imana ibubakira ingo biruhije. Hari abagabo bari barabonye Imana ibakura mu nzu z'imbohe. Imana ishimwe. Barangije baravuga bati, Imana hari uburyo tuyizi, ntidushobora kuyibangikanya ngo twubararire ibigirwamana. Baravuga bati, naho twapfa ibyo yakoze biramaze, ntituri guhemukira Imana yacu. Imana ishimwe. Nebukadinezari aravuga ati, ngewe ngiye gukora igishushanyo cy'izahabu, umuntu utari bucyubararire aze gushyirwa mu itanura ryaka umuriro. Abagabo ntibaterwa ubwoba n'ibihe bagezemo. Hari igihe dusenga tukinjizwa mu bihe bituruhije, ukinjira mu gihe cy'inzara ugasanga uri kuvuga ngo ngeweho kugira ngo mpfe nzakora icyaha nihane, niba ngeweho kugira ngo abantu bagumye kunseka ninze kubyara nzajya mu bapfumu mbyare, aho kugira ngo bagumye kumvuga nabi nzirwanirira mu buryo bwanjye nshaka. Aba bagabo baravuga bati, reka da, naho igihugu cyose cyaduseka tuzagumya duhamya Imana ko ishobora byose. Twariye tutariye, twambaye tutambaye, twubatse tutubatse, tuzahamya Imana twabonye mu bihe bibi. Imana ishimwe. Aba bagabo ngo bahamya Imana muri bo. Ngo barangije umwami Nebukadinezari, mbere na mbere yabanje kubaha icyubahiro, arabanza bashyira ku ntebe y'icyubahiro, arabanza yubaha Imana iri muri bo. Arangije aravuga ati, bajye babaha inyama mu buryo bwo kugira ngo abanyage imbaraga. Aravuga ati, bajye babaha za mayoneze, amafiriti n'iki. Ariko kuko aba bagabo bari bafite ijwi ry'Imana, hari ijwi umuntu wahamije agendana naryo. Iyo ufite guhamya muri wowe, ujya gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Yajwi rikakubwira ngo sigaho, nubwo ufite inzara none, ariko ejo uzarya usigaze. Imana ihimbazwe. Aba bagabo bagendana n'ijwi, baravuga bati, ntituri burwanire icyubahiro cy'uyu munsi gusa, ahubwo turarwanira icyubahiro cy'ibihe byose. Ngo biga guhamya Imana muri bo, babijyaho inama ngo babazanire inyama kugira ngo barye. Ariko ngo babyitegereje baravuga ngo twazirya none tukazirya n'ejo, ariko ejo bundi tugakorwa n'isoni kubwo gusuzuguza Imana. None reka twemere, twebwe duhamya Imana muri iki gihe, izaduha icyubahiro kiruta icy'abantu baduha. Hari ukuntu umuntu ashaka ngo abantu bamuhe icyubahiro, ariko akirengagiza ko ari Yesu gitanga. Icyubahiro gitangwa n'abantu hari igihe kimara igihe gito, ariko iyo kije kivuye ku mwami kiba cyiza kikakugirira n'umumaro. Yesu ahabwa icyubahiro. Abagabo ngo baravuga bati, twebwe ntituri bwubarare icyo mwadukorera icyo ari cyo cyose, ntabwo turaza kuva kuri Yesu. Imana ishyirwe hejuru. Ngo abandi bose barubarara. Dufite abanyabwoba muri uru rugendo, bumva ko hari ibihe bitari kugenda neza kuri bo, bakavuga bati singumya gusekwa, bakihakana Imana mu bigaragarira amaso y'abantu.
ndetse bakavuga bati tuzaba twihana, ariko ibyo bibabaza Uwiteka. Hari igihe Imana idushyira mu bihe tukirirwa turirimba mu rusengero, tukaririmba mu butayu ngo mana yanjye we zakunambaho, mana yanjye we zakunambaho. Wagera mu bihe bibi Imana igambiriye kukugeragerezamo ngo irebe ko ibyo wavuze ari ukuri, ugasanga niweho wabonetse mu bavuga ko Imana itabaho. Imana ishimwe, bitewe n'akantu gatoya Imana yaritanze ko kugira ngo irebe. Nyamuneka mureke duhamye Imana. Abagabo bararebye babona umubare w'abari kwihakana Imana ni benshi, baravuga bati byibura tube 3 gusa, ariko duhamye na bimwe Imana yadukoreye. Twe kuyinyiturano yuko turi mu bihe bibi ngo tuyiture yuko tuyivaho, duharanire icyubahiro cy'uyu munsi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo barahakana